Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku IHUMURE TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu IHUMURE TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku IHUMURE TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe cyangwa tugaseka. Ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiri ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiri ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ujye nabyo bisobanukirwa ugeze ku IHUMURE TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Enemies that fight you. La bala sokota la malegene shigele. Hallelujah, hallelujah. Ubugambanyi bw'umwanzi buburijwemo. All the betrayal of the enemy has been seized. Ibikorwa byose by'umwanzi buburijwemo. All the plans of the enemies have been seized. Oh, Jesus. In the name of Jesus. Sengeye uyu muntu neza amatwi. I pray for this one who is following uri ahantu me. hihishe cyane. You are somewhere in a secret ufite place. ubwoba bwinshi. And you are fearing. umutima uguhagazemo. Your heart is very upset. ubuzima urimo You utazabuvamo. feel the life you're in, you're don't get out of it. Yesu arambwiye ngo aragusohora. But Jesus tells me, He'll get you out. arakuremera data turagushimye mu izina rya Yesu. Father, we thank you in the name of Jesus. tuguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe rizana ubuzima. We give you glory for your word that brings life. urakoze kuje gukora imirimo n'ibitangaza. Thank you for you've come to do works and miracles. La brose erema la kota ya mandeze gorima la kota bani enema la kosti idirima la kosi inima. Yes, Lord. imbaraga z'Imana zije gukora ibitangaza. The power of God has come to do miracles. There is a fire of God here. Hari umuriro w'Imana. There is a power to change here. Hari imbaraga z'Imana Oh zihindura. my God. Oh, hallelujah. hari ibintu bigiye guhinduka. There are things that are going to change. turakwakiriye mwuka wera. We receive the Holy Spirit. Amen. Amen. turasoma rero ijambo dusanga muri Yohana ubutumwa bwiza. We read the word we find in the Gospel according to John. ibice 4 umurongo wa 19. Chapter 4 verses 19. ijambo ravuga ngo umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi w'Imana. In the Gospel according to John chapter 4 verses 19, the Bible says, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. ndagira ngo mbabwire ku mbaraga z'ubuhanuzi. So I want to tell you about the power of prophecy. ubuhanuzi buvuye ku Mana ariko Prophecy from God. ko ndabizi ko hari ababa barabwiwe na za nyiramubande. For I know there are others who have been told by other ntago things. mvuze wowe unkurikiye kuri radiyo. I'm not talking to someone who is following me on the radio. ubuhanuzi buvuye ku Mana rero bufite imbaraga zikomeye cyane. So prophecy from God is so powerful. hari igitabo kimwe nasomye cyanditsemo ngo Prophets Change My Life. There is one book I read that says ubuhanuzi bwahinduye ubuzima bwanjye. ni umugabo warimo atanga ubuhamya avuga uburyo ubuhanuzi bwagiye buhindura ubuzima bwe. There was a man who was testifying of how prophecy changed his life. ni nk'umunsi nacyanditse cyangwa nawe ukacyandika. It's like the time you can write it or I can also do it. ubwira abantu uburyo ubuhanuzi bwahinduye ubuzima bwawe. Telling people how prophecy changed your life. urabizi ubuhanuzi buvuye ku Mana bufite imbaraga zikomeye. You know prophecy from God is so powerful. Ezekiyeli ibice
37 ku murongo wa 4 In Ezekiel chapter 37 verses 4, hagaragaza Ezekiyeli ngo ari gusenga ari mu mwuka, Ezekiel is shown praying and he was in spirit. ngo umwuka w'Imana aramusohora, And the Spirit of God took him out, amuvana mu nzu yari arimo, and he took him out of the house he was in, amujyana hanze mu kibaya, and he took him out in the valley. ngo amwereka amagufwa yumye kandi atatanye. He showed to him the dry bones that were apart. My God, Mana yanje. mbega ibintu uyu mugabo yeretswe biteye ubwoba. What things that were terrifying this man saw. Yeretswe mu kibaya, That he was shown when he's in the valley. amagufwa yumye kandi atatanye. The dry bones that were apart. Rimwe riri iburyo, One was right, irindi ibumoso, another one was left, irindi imbere, and another one was in front. irindi inyuma. Other things were behind. Mbega abantu imibiri yabavuyeho basigara amagufa. And people never had skins, they had only bones. Imana irabaza ngo mbese Ezekiyeli, And God asked him, Ezekiel, urabona aya magufwa yakongera kwakira ubuzima? can you see these bones can receive life? Aravuga ngo nubizi Imana, He said, it's you who knows. ni wowe ubizi, It's you who knows. utegetse byashoboka. Once you command, they can be possible. Ndagira ngo mwongere mwizere imbaraga zivuye mu kanwa I k'Uwiteka. want you to again believe in the power that comes from the mouth of the Lord. Umwanditsi wa Zaburi yavuze ijambo rikomeye cyane, The psalmist spoke of a great word, aravuga ngo ijwi ry'Uwiteka and he said, the voice of the Lord, rihindisha umushyitsi umwerezi w'i Lebanoni. it makes some tree in Lebanon to shake. Umwerezi w'i Lebanoni That tree in Lebanon, ni igiti cyabaga muri Israel ahantu bita Lebanon, it is a tree that was in Israel in a place called Lebanon, igiti cy'umwerezi. and it was a tree, Icyo giti and that ni tree igiti cy'imbaraga, is a tree that was powerful and ni strong. igiti gishora imizi It's a tree that deepens its roots, ikagera hasi and cyane, it reaches very far. ni igiti kitabya gipfa kugwa. It's a tree that can't merely fall. Umwanditsi atanga urugero avuga ngo And the psalmist gave an example saying, ijwi ry'Uwiteka the voice of the Lord, rihindisha umushyitsi it shakes umwerezi w'i Lebanoni. that tree that is in Lebanon. Imana ivuze And when God speaks, ibintu bishobora guhinduka, my things friend. can change, my friend. Ibyo Imana yakuvuzeho What God spoke about you, bizakuvana ahantu bikujyana they will ahandi, shift you from a level and put you to another level. bizakuvana ku musozi bigutware ku They will wundi, pick you from a mountain and put you to another. bizahindura amateka n'ubuzima They will bwawe. change your history and your life. Icyo Imana yakuvuzeho What God spoke about you, kizasenya inzu y'abadayimoni. it will destroy the house of the demons. Icyo Imana yakuvuzeho What God spoke about you, kizatuma udapfa mu gihe urupfu ruri it imbere will yawe. make you stand living in the time of your death. Yozefu, Joseph, Imana yari yavuze ko agomba kuba umuntu ukomeye. God had said that he should be a great man. Ko agomba kuba umuntu ukomeye. God had said he should be a great man. Imana yari yavuze ko azaba umuyobozi. God had said that he was supposed to be our leader. Dayimoni zijya muri bene se, And the demons entered his brothers. bategura uburyo bashobora kumwica, And they planned of the way they could kill him. bategura uburyo agomba gupfa. They planned of the way he was supposed to die. Umwe muri bene se Rubeni One of his brothers, Laban, abwira bene se bari kumwe, he told his brothers again, nawe ntazi uburyo yabivuze, and he even doesn't know the way he spoke of them. kuko umugambi wo kumwica bari bawufite bose. For all the plan of killing him was in them all. Arababwira ngo mutica mwene data, He told them, don't kill our brother. ahubwo Instead, mumujugunye mu cyobo. put him in this pit. Imana ikuvaniyeho ibyago, God has removed trouble for you. kuko yavuganye nawe ariyo kwizera. For he who spoke to you is so faithful. Imana ikuvaniyeho igisuzuguriro, God has removed the disgrace. kuko yavuganye nawe ariyo kwizera. For the one who spoke to you is faithful. Imigambi yose yarwanyaga ubuzima All the bwawe, plans that have been fighting your life, ya Satani, that comes from Satan, y'abarozi, from the sorcerers, nta bubasha izakugiraho. they will not overpower you. Mbonye ikiganza
cy'Imana ku buzima I bwawe. see the hand of God upon your life. Mbonye amavuta y'Imana. I see the anointing of God. Mbonye yari yavuze ku buzima bwawe. I see that someone spoke about your life. Irambwiye ngo witinya. And he says, fear not. Mu ntambara zikomeye iri kumwe In the nawe. difficult troubles, he's with Mu you. byago bikomeye iri kumwe nawe. Difficult wars, he's with you. Yosefu yaribajije, Joseph asked himself, ese Imana ko yambwiye ko impromotinze, God told me, He had promoted me. nkaba ndi kubona banjugunya mu rwobo, But I look at myself being put in the pit. ibi byo bishatse gusobanura iki? Now what does this one mean? Nshuti yanjye, My friend, ushobora kuba urimo wibaza nawe nka you may Yosefu, be asking yourself like Joseph, ese ko Imana yamvuzeho that God spoke about me. ubuzima bwanjye ikabuvugaho, And He spoke about my life. nkaba ndi guca mu bigeragezo But bikomeye, I am passing through difficult troubles. Imana irambwiye ngo God has told me that ibyo uri gucamo byose whatever you're passing through, bigiye kurangira. that you're gonna have an end. Say hallelujah. We're go hallelujah. Intambara zikomeye zirarangiye, Difficult wars have come to end. zahabu icishwa mu muriro And the silver has to be passed through the fire. ntisha. And it doesn't burn. Ibyo uri gucamo What you're passing through, ntacyo bizagutwara, they won't do anything. nubwo bakuroga amarozi ntacyo yagutwara, Though they can bewitch you, they can do you nothing. nubwo bakugambanira ubugambanyi ntacyo Though bwagutwara. they may try to betray you, they can do you nothing. Imana yibutse ko yavuganye na God has remembered that He spoke to you. ije kurema ubuhamya budasanzwe. And He has come to create a special testimony. Uyu mudamu yahuye n'ijwi rivuye mu kanwa ka Yesu. This woman met the voice that came from the mouth of Jesus. Yesu aramuhanurira, And Jesus prophesied to her. Yesu ahanura ku buzima bwe. Jesus prophesied about her life. Inkuru y'uyu mudamu turayizi twese. We know the story of this woman, all of Uyu us. mudamu ngo yarigurishaga, That this woman was a harlot. uyu mudamu ngo yarigurishaga, This woman was a harlot. niko kazi yakoraga. That was his work. Yari afite izina ribi mu baturanyi, She had a bad name in the neighbors. bavuga ngo wa mugore utwara abagabo b'abandi. They were saying the other woman who takes the husbands of Uyu others. mudamu yacishijwe bugufi cyane n'imico mibi yakoraga. This man was very low concerning the habit he Ahura had. na Yesu ku isaha ya saa sita, But she met Jesus at the time, the 6th hour. yarahagurutse ajya ku mugezi. He woke up and went to the well. Reka ngusabe ukimara kunyumva ku iradiyo, I want to tell you that as you listen to me on the radio, uhaguruka ahantu uri rwaba uri mu ntara, you should rise up where you are, whether you're in the province. tubane muri iyi twibature dufite umunsi w'ejo udasanzwe. We be together in this morning glory you have. Pawulo na Sila basenze Imana mu gicuku, Paul and Silas prayed to God in the midnight, imiryango irakinguka. and the doors got open. Niyo mpamvu dukeneye ko umunsi w'ejo habonekana. That is why we need you to be present tomorrow. Uzindutse tugasenga Imana igakora igitangaza. You come early, we pray, and God will do a Uyu miracle. mudamu ngo arahaguruka ava aho yari ari, That this woman rose up where he ajya was. kureba umugabo bita Jesus, He went to see a man called Jesus. wageze kwa Yesu aho yari ari, When she reached where Jesus was, aramwinginga, then she beseeched him, aramusaba and she asked ngo him namuha amazi. that let him give her Uyu water. mudamu yumvise Yesu amubwira ngo amuhe amazi, When Jesus told this woman to give me water, warashidikanya cyane. that she doubted. Aramubwira ngo kuri umuyuda nk'umusamariyakazi, She told him, you are a Jew, I'm a Samaritan woman. unsabye amazi gute? How can you ask me for water? Aramubwira ngo iyo uza kumenya ubuntu bw'Imana, And he told her, do you know the grace of God? n'ugusabye amazi uwo ari The we, one who is asking for water from you, wari you would kumusaba have asked her akaguha amazi to give y'ubugingo, you the living water. akaguha amazi y'ubuzima. To give you the living water. Umugore ashidikanya cyane, This woman had to doubt, ariko ko yari yageze ku mugezi, but because she had reached the well, ibintu byagombaga guhinduka. things had to got changed. Ko yahuye na Yesu, ibintu byagombaga guhinduka. Because she had met Jesus, things were supposed to change. N'uyu munsi Yesu aracyakorera muri twe. Even today, Jesus is working within us. Biravuga ngo nzagendera muri bo, The Bible says, I'll go within them, zitwa Imana yabo, and I will be called their nabo God, bazitwa abana and banjye. they shall be my children. Ijambo riravuga muri Zefaniya What says in ngo Zephaniah? Imana yawe ni intwari,
ihambaye that your God is the mighty one, ituye muri wowe imbere, and He is living within you inside, izakwishimana and He shall be pleased with you Irimba. when He is singing. Imana iri muri twebwe, God is within us, Yesu ari muri twe mu mbaraga and z'umwuka, Jesus is within us in the power of the Holy n'uyu Spirit. munsi And aracyahanura, even today He's still prophesying. aracyahanura muri twe mu He's mbaraga still z'umwuka. prophesying in the power of the Spirit. Aho tuvuye kuri TV Where we have got from the television, twabonye Yesu akora ibikomeye, we've seen Jesus doing great muri things. kino kiganiro mubohora In je this program, Loose Him and Let Him Go, twabonye Yesu azana impinduka mu we buzima saw bw'abantu. Jesus bringing a change in the lives of people. Iyo mbwiriza iri jambo numvise imbaraga zimanuka. When I speak of this word, I feel power moving down. Imana iravuze ngo ukurikiye kino kiganiro ikwambitse imbaraga God has z'umwuka. said that whoever is following God has empowered him spiritually. Imana iravuze ngo ikwambitse imbaraga z'ubutsinzi. God says He has given you the power of victory. Hari umumama urwaye mu itako, There is a mother who is having a problem in the joints ukuguru kw'ibumoso, of the left leg. ibintu bikubita nk'umusonga, There are things that pierce you. ntabwo uzongera kubyumva ukundi. You will not hear them again. Imana ikurinze kanseri yo mu kuguru, God has protected from a leg cancer. mu izina rya Yesu In the rihambaye. mighty name of Ndimo Jesus. ndumva ukubaho kw'Imana gutembera, I'm feeling the presence of God moving. ndumva imigozi ya Satani icika. I feel the bondages of Satan breaking. Mbonye ibihumbi byinshi by'abantu baneza amatwi, I see thousands of people that are following me. mbonye imigozi yabarwanyaga icika ibava ku buzima. I've seen the bondages that have been fighting them getting broken. Iyavuganye nawe ije guhindura He who spoke to you has come to change imigambi y'ababisha the bawe, plans of your enemies. imigambi y'abanzi The plans of bakurwanya. the enemies that fight you. Laba la sokota la malegene Hallelujah, sidelego. hallelujah, hallelujah. Ubugambanyi bw'umwanzi buburijwemo, All the betrayal of the enemy has been seized. ibikorwa byose by'umwanzi burijwemo. All the plans of the enemies have been Oh seized. nore Jesus, In the name of Jesus. senyeye uyu muntu neza I amatwi, pray for this one who is following uri ahantu me. hihishe You cyane, are somewhere in a secret ufite place ubwoba and bwinshi, you are fearing. umutima uguhagazemo, Your heart is very upset. urumva ubuzima urimo You utazabuvamo. feel the life you're in, don't get out of it. Yesu arambwiye ngo aragusohora, But Jesus tells me, He'll get you out. arakuremera ubuhamya He busha, created you a new testimony. arakuremera ibyiringiro He'll bisha. create you new hope. Ongera ubeho, Come again and live. ongera wakira Come ubutsinzi again and receive mu victory. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Labanga yositerevo Hallelujah, mu hallelujah. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Jambo twasomye The word we have ngo read, Yesu abwira wa mudamu that Jesus told the woman, ngo shaka unzanire umugabo wawe. that I want you to bring me my husband. Umudamu aramubwira ngo nta mugabo And mfite. the woman told him, I have no husband. ngo Yesu aramubwira ngo vuza ukuri Jesus told him, He said the truth. kuko nabo ufite batanu atari For abawe. the 5 you have are not yours. Haleluya. uwo Hallelujah. mwanya And immediately, uwo mudamu aramubwira ngo databuja, and the woman said, Master, menye ko uri umuhanuzi I've w'Imana. known you are a prophet of God. Ikiranga ubuhanuzi buvuye ku Mana, What signifies the prophecy from God? guhindura ubuzima It bw'umuntu, will change somebody's life. butuma ingumba It will zibyara, make the barren have children. butuma abarwayi It bakira, makes the sick get healed. butuma imico mibi iva mu It buzima makes the bw'umuntu. bad characters get out of the lives of people. Imana nivuga nawe ibintu And if bizahinduka. God speaks, you things must change. Haleluya. uyu Hallelujah. mudamu w'umusamariyakazi, This woman who was a Samaritan, uwo mwanya ajya muri karitsiye yari atuye, immediately she went where he was staying. abwira abantu ngo muze murebe umugabo mbwiye ibyanjye byose. She told people, you come and see the man who have told me all my things. Haleluya. Hallelujah. uwavuye muri karitsiye yitwa maraya Someone was gone out of the village when she was a harlot. asubira yari She went umuvugabutumwa. back when she was an evangelist. Yesu agiye gutuma usubirayo uri umuvugabutumwa. Jesus is going to make you go back when you're an evangelist. Abantu bakuzi ku ishusho mbi, People know you on an evil image. ugiye gutanga Are you ubuhamya. going to testify?